abandi banyamakuru bazajya baza bagukoresha ariko ku mukuru w'igihugu ujya ucira birarura. Mwe nk'abanyamakuru abahinzi aborozi birumvikana n'abakozi bakora mu rugwiro, abo bakora mu rugwiro babandi ahemba buri kwezi uwo ni boss wabo. Ariko nje nimba ndi mukeba nkamufatana igihanga ngomba kumufatira ku rukuta nkuko nawe yiha gufatira abandi akabafatiraho furi ukamukandira ku rukuta tababarira. Muri muraganira nabi ushaka se nkomimba nkoma mashi mbekadihira mbeteze kabyinira mbeteze kadihira inkoma mashi ibifobagane ibifofa ibifobagane ibifufumanga ibitumbafu ngo umunyamakuru wasohoye ikiganiro abage yifashe umwagwa ngo wishe ntaririrwa. Uyu ntago ari buririrwe pe. Umukuru w'igihugu ni umuntu udakinishwa n'ababitekereza kumukinisha. Hari abantu nyambona bari baba hanze. Isantere yitwa Sange nkunda kwivuga. Ni isantere iri mu birometero bitari byinshi uturutse mu mujyi wa Uvira. Yego. Ni isantere ikiri mu maboko ya mama 23. Ejo rero abasirikare ba Kongo binyaye mu isunzu bayiteramo igisasu. Kwanza n'uyu munsi mu rukerera. Yego. Bateramo igisasu kitagihitana abasivile 5 mu isoko. Yes, reka nkomeze ko yifuriza kugira ibihe byiza mwese mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Bigezweho TV ndetse na The Chapters TV. Nkuko mubibona rero nk'ibisanzwe imbere ya kamera ni Innocent nanjye Elia Bigezweho mwumva. Innocent umeze neza? Yego, Elia meze neza. Ndagusuje cyane aho kuri tekinike y'ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo tuze kubona ishusho nziza n'ijwi ryiza. Ariko hagati aho mbanza gusuhuza abakunzi bacu aho baherereye mu mpande z'isi zose, muri Australia, muri Europe, Amerika, Canada, ku mugabane wa Afrika namwe ntabwo tubasize ndetse no muri Asia. Turabasuje cyane kandi tubahaye ikaze hano mu kiganiro cyacu mu busesenguzi bwacu nkuko bisanzwe. Ego, Innocent ndashaka yuko umanza kumplayingira ka video k'umugabo bita Sekikuba Freddy. N'abandi banyamakuru bazajya baza bagukoresha ariko ku mukuru w'igihugu ujya ucira birarura. Mwe nk'abanyamakuru abahinzi aborozi birumvikana n'abakozi bakora mu rugwiro, abo bakora mu rugwiro babandi ahemba buri kwezi uwo ni boss wabo. Ariko nje nimba ndi mukeba nkamufatana igihanga ngomba kumufatira ku rukuta nkuko nawe yiha gufatira abandi akabafatiraho furi ukamukandira ku rukuta tababarira ukamufatana igihanga kweli. Dukatinze se oya nabyo gukatinga hamwe none we nawe akurikire atazongera gukora ikosa mu izina ry'abanyarwandakazi. Ntabikora ajya bikora ku giti. Nkubwire rero garukira aho warenze umurongo. Oya murongo wuhe ko nje ntanga imirongo yose n'umweru yera dede nta mirongo yitukura dushiraho. Iyitukura ni yabo naho twe tugira imirongo myiza irimo demokarasi nziza kandi yihuse ubumwe n'amajyambere n'iterambere kandi iri mu kuri kw'Imana. Ese barafu yego ibi bintu buvuga ibintu uvuga ko biba bikakaye uba wumva uri tayari kubera iki? Erega ibyo bintu abantu batinya ni babandi bashobora kuba avuga nje ndikabyinira mbetezi ndikadihira mbetezi imbehe itazubama bityo twe nakubwiye ntacyo tufite cyo guhomba. Twe baraduhombeje kuva kera nukuvuga dushaka turokore igihugu n'abene igihugu nawe tumurokore n'umuryango we n'ishuti zabo. Uratuma rwose ntazongera kugaruka hano kukureba. Oya ibi kugaruka urimo uragenda urengera warenze imbibi warenze umurongo. Ngerega nsubiza ikibazo wambajije ntabwo nge ndenga imbibi zitarizo wenda ngo ngubwire tugende tumwice ngo tugende tumufate tumubohe ngo amaboko n'amaguru ngo tumuryoze n'inka ya Nyangaratari. Oya
turaganira kandi ukuri kunyura mu ziko ntigushe Oya, urimo- kandi ibiganiro by'abagabo we wayobora igihugu ufite ubwoba wayobora igihugu udafite ukuri wayobora akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose udafite amakuru ahagije murimo uraganira nabi ushaka se nkoma amashyi mbe kadihira mbetezi kabyinira mbetezi kadihira ingoma amashyi ibifobagani ibifobagani ibifufumanga ibitumbafu ngo ugende ngo ibitumbagaye ngo isazi bahondesha inyundo ngo pa tugomba kwitonda tukagenda tubaga ibino bintu byabuze ukuri Reka kuva nkubwize kera ukuri, sibyo? n'ibivumbikisho by'ukuri Nkubwize ukuri. hanyuma ukuri kujya hamwe mubwiza ukuri mbere hari ukuntu twaganiraga Yego. koroshya kandi urabizi ko twagiye tuganira sibyo na mbere yuko dukora ikiganiro tukavuga ibintu byinshi nkakubwira n'ikiganiro cyanjye ngenda ndashaka ko kiba cyubatse gutya sinshaka ko wibasira aya magambo ko akomeye bwaniriye we ngayo nguko rero aya magambo arakomeye cyane ku mugoroba wa tariki 29 rero tubona urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruti twafunze Barafinda n'abandi babiri bakekwaho cyangwa bakurikiranweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda. Ese yego nka Innocent ndagira ngo iyi nkuru tuyiganireho kabisa turebe ese uyu mugabo Barafinda wagerageje no kwiyamamariza cyangwa gushaka kuba umukandida mu bayobora igihugu cy'u Rwanda, aya magambo avuga ayaterwa n'iki? hari uko njye mbibona n'umuntu najyaga mbona ku mbuga nkoranyambaga inshuro zitandukanye umuntu nagiye mbona avuga ati ari kwiyamamariza ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu avuga nti wenda ni théâtre ari kwikinira théâtre simbifate nk'ibintu biri serious cyane cyane ko nakwibuka ko buriya mba muri Zambia abantu bakurikirana politiki ya Zambia bya hafi cyane. Hari undi mugabo muri Zambia umeze nk'uyu neza copy paste bitaga Muryokera. Muryokera nawe yarameze nk'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe nawe ngo ushaka kuba perezida w'igihugu. Yego. Yirirwaga yambaye ibintu by'ibikota afite n'ibintu by'ibitabakirwa agenda mu mujyi. Uwo ni Barafinda neza neza. Niwe neza. Ariko noneho hakabamo muri kabineti habagamo mu ministri w'umudamu mwiza cyane. Kizungereza bitaga Dora Syria. Wakavuga ko nawe perezida azahita afata uwo ministri akamugira umudamu akaba wa first lady. Yakundaga no kujya kumwambeta cyane akajya ku biro bye. Bibaze kujya mu biro bya ministri agiye kumushaka nyine abwira abantu ko amukunda. Yego. Rimwe na rimwe bagashyiramo imiyaga bakamumugezaho akamusuza nyine agaseka urumva nta kundi yari kubikora. N'uyu rero najyaga mureba nkamugereranya na Barafinda nako n'uwo nguwo Muryokera uwo muri Zambia. Mbere na mbere gihe nkimubona numva ari ibintu avuga navuga ati uyu ni umuntu uje gufatiraho fura abanyarwanda gushyushya amatora yapana gushyushya amatora gukina théâtre nyine ngo abantu bisekere buriya societe uko ibayeho muri rusange abantu tuba tubayemo ntabwo tuba turi kimwe ntabwo dutekereza kimwe dufite ubushobozi bumeze kimwe mu bukire mu bukungu mu mitungo ntidufite ubwenge bungana ntidufite ubwenge bwa politike bungana bwa diplomasi bungana ntituzi imibare kimwe ntituzi siyanse kimwe societe nyine niko bimeze tugomba kugira abantu b'ingeri zose rero nkavuga nti muri societe yacu dufitemo na Barafinda kandi n'umunyarwanda n'umuntu nawe ufite uburenganzira bwo kuba nk'umuntu. Yego. Ibyo avuga tubyumva duseke turenzeho. Yego. Ariko aho yavuze ibintu bikomeye. Niyo yaba ari n'umusazi. Ariko hagati aho mu 2020 mu kwezi kwa kabiri Ribu yigeze n'ubundi kumutumizaho ntiyagenda baramufata baramufunga. 2020 aho bwahari. Yego ni 2020 mu kwezi kwa kabiri. Baramufunga ariko basanga n'umusazi bamujyana Indera bari hajya kuvurirwa. Ubundi itegeko riteganya ko umuntu akoze cyaha ari umusazi. Mbere ko ari umusazi nta cyaryozwa. Ibiro by'umukuru w'igihugu. N'umukuru w'igihugu bwe. N'umuryango we. Buri ubundi bitwa class 1. Yego. Hano ari VIP. Buriya niyo umupolisi ari kuvuga ku cyombo ati wena his excellency cyangwa her excellency the first lady agiye gutambuka cyangwa se the first daughter Anje cyangwa se umwe muri bari abasore bari umuna bacu n'umupolisi avugiye ku cyombo ari gutegura umwana avuga ngo first class 1 igiye gutambuka. Urabyumva neza? Class 1 bangu ni abantu bari muri ya class yo hejuru
tutagakwiye no kwirirwa dutindaho cyane cyane akantu numvise katari na keza ni ahantu nazanye mu muryango. yego Burya ibyo bakora byose ntabwo wazana mu muryango w'umuntu. Anyway, ibiro by'umukuru w'igihugu ubundi umuntu wese washije kubikandagiramo. Urumva umuntu wese waje gukandagira muri biriya biro asohoka aseka. yego Baguhamagaye gusa ngo perezida aragushaka. Umenye ko aho wari wicaye ku ntebe nimba ari umutindi nimba ari umukene bisigaye aho ngaho. Uvuge ngo njyewe noneho Imana irampamagaye. Ntabwo nagira ubwo cyangwa uvuga ngo perezida ntawataniye n'Imana. Kuko perezida ni umuntu ushobora kugukiza arakuburesinga ubukene bugahita burangira. Ebana isi yose gahita bati umuntu wagize umugisha nguriye. Ntabwo rero uwo muntu ari umuntu wo gukinisha cyangwa kwiga mu kanwa n'umuntu w'umusazi cyangwa umurwayi wo mu mutwe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri n'ibiro by'umukuru w'igihugu burya ahanini ntabwo ni nayo mpamvu uzumva n'ukurikira za skandale zigenda ziba mu bigo bya leta bitandukanye. yego Sinzi nimba ari umva ari skandale niyi nimwe yumvikanye mu biro by'umukuru w'igihugu. oya ntibibaho. Ahandi ushobora kumva za skandale ngo batanze isoko ry'umuhanda barawurya, bakoze umuhanda utujuje ibipimo, ngo abakozi ntibumvikana barwanye, abakozi bazanye amatiku birukanishanije bareganye. Hariya ibyo ntiwabyumva. ntibibaho. Kubera iki? Hakora abantu bari smart, hakora abantu navuga ngo babizerwa, bafite discipline, nta kintu na kimwe wabashinja. Abakozi bakora hariya niyo wamucira mu maso, niyo wamuhutaza arakureba akigendera. Atari uko adafite power yuko yahamagara akavuga ati mpamagaye muri ribu hejuru mu kizuru, muza mu ntwarire uyu muntu hano arasuzuguye. Ntiwabona bakora ibyo ngibyo biyenza. No kubazana ku mbuga nkoranyambaga, kubazana kuri za social media, nabyo nta nubwo ari byo kuko bo nta nubwo bajya banabizamo. Niyo mpamvu uzarebe mu biro bye nta nubwo hasanga wenda nakwita umuvugizi, wenda ngo umuvugizi wa presidence ngo yagiye kwirirwa aterana n'abantu icyo nakwita amagambo cyangwa se politike zidakwiriye. Urabyumva neza? Ikiba gihari nuko ibiro by'umukuru w'igihugu biba biri icyo nakwita mu cyongereza reserved. Biri very reserved mu buryo mbega nabo abakoramo bagerageza kwitwarira ku buryo nta cyasha kibagaragaraho. yego Biriya bintu rero barafina bavuze. Buriya hari n'akandi kavido numvise n'ahandi hantu. Sizi mbo bakumvise. yego Mbere yuko ngera kuri barafinda, umuntu wamwicaje kuri kamera akamuha mikoro. ariko uwo munyamakuru wumvije ko yamubwiraga uti barafinda ayo magambo uri kuvuga. Uyu munyamakuru nawe ni nyirabayazana. Icya mbere cyo nta munyarwanda wewe ko barafinda afite ikibazo cyo mu mutwe. Icya kabiri uricaye umukoresheje interview, wumvise avuze amagambo nkariya urayisohoye ngo yahuriza umukuru w'igihugu hagati ngo ku gikuta ngo yantu yamukandira, urangije urabisohoye. Nyaboneka ubu kuko nubwo muvuga ngo ribi irafunga, uriya muntu imuhamagaye kamufunga mwavuga ngo ribi irafunga irarenganya. aka kavideo kandi arimo aravuga ngo u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi, ngo mu gihe Amerika ikungahaye ku madolari, ugafata ugasohora video uti kabisa nakoresheje ikiganiro yawe. Ariko ibyo bintu urabyumva. Rero ntabwo afunzwe wenyine. Niyo mpamvu nyine kuba bamujyanye naho bunaganishaga. Kuba bamujyanye n'abari abayitubere bafite amayitube channels. Kandi uri akaba ari umurwayi. Uvuga ngo uri yagiye nk'umushinja cyangwa se nk'umutangabuhamya. Uriya bamukoresheje icyaha cyane. Kuko nubwo waba uri umunyamakuru utari umwuga, ariko ugomba kugira principe na ethique ugenderaho. Yego. Iyo utinyutse ugasohora ikiganiro kirimo amagambo atuka ngo u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi, ari naho haturutse ijambo ribu. Buriya iyo ijyanye umuntu cyangwa iguhamagaye, ntabwo yaguhamagaza itamaze kubona ko ibyo ikubaza hari ingingo, hari itegeko ry'ingingo wishe wagonze. Yego, abihana. Ubwabyo kuvuga ngo u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi, ubu uri guha abaturage amakuru atariyo y'ibihuha ashobora gutuma abaturage bagira ubwoba, panike, cyangwa se bakanigaragambya. Ni nacyo bavuze
guteza imvururu imvururu muri n'imidugararo. rubanda. Uriya munyamakuru wanyurijeho icyo kiganiro, abakunzi ba The Chapters TV ndetse na Bigezweho TV mu mbabare gukoresha ijambo ndabasabye pe n'abanyarwanda muri rusange. Burya aravuga ngo baga wifashe. Umunyamakuru wasohoye ikiganiro baga yifashe. Umwe avuga ngo wishe ntaririrwa. Uyu ntabwo ari buririrwe pe. Hari ibintu bikinishwa n'ibidakinishwa. Hari n'icyo twita kurenga imbibi no kurenga umurongo utukura. Yego. Uyu muntu yarenze umurongo utukura pe. Kabisa. Tujye dukondeminga ibintu uko biri. Umukuru w'igihugu ni umuntu udakinishwa n'ababitekereza kumukinisha. Hari abantu nyambona bari baba hanze, abantu bamwe bakunze kubita ngo ni bigarasha. Yego. Abandi bakabita ngo ni inyangamirama, abandi bakabita inyanga, babita amazina menshi. Gendera cyangwa bafasha umukuru w'igihugu baramwibasiye. Buri umukuru w'igihugu kumwibasira ni amakosa. Kuko umukuru w'igihugu nta kosa agira. Reka. None se reka nkubwire urugero. Reka wenda dufate urugero rwa RIB. Kuko niyo yafunze barafinda. RIB ni ikigo gifite abayobozi. Nimba RIB ifite station, RIB station iri wenda tuvugiyo mu murenge wa Muganza, mu karere ka Rusizi. Umukozi wa RIB afasha umunyarwanda aramukubise, amumenya impyiko, amufunza iminsi 10. Kandi ubundi itegeko riteganya ko umuntu agomba gufunga iminsi 5. Umuyobozi wa RIB ari i Kigali, muri raporo bamwoherereje. Umuyobozi wa RIB ku karere Rusizi, muri raporo bamuhaye ibyo ntibyagaragaye. Abari kuri station bagerageje gukavaringa mu nshuti wabo. Nawe wakavaringa inshuti yawe. Ibyo nta gitangaza kirimo ko twese turi abantu. Covering is possible. Birazamutse ku karere w'akarere iyo bamuhaye arayisomye yabonye ni sawa arayisunitse ku ntara. Uw'intara arayisomye abonyemo kweriza abajije arasunitse ku rwego rw'igihugu igeze Kigali igeze kwa Fande IG. SG. Fande SG arasomye igihugu cyose. Okay, arabona harimo ibyo agomba gukurikirana, arabajije ibigute uyu muntu w'iki bakamusobanurira. Okay, akanyurwa cyangwa atanyurwa kongera akabaza. N'abajyana be bakabaza n'abanaliste bagasuzuma bakareba. Ariko yuko muri ya raporo bamuhaye hari umuntu wakubiswamo n'imfiko wasigaye batamubwiye. Ayo makuru ntayamenye. Bivuze ngo na His Excellency ntago ari buyamenye. Yego. Nujya gusiga icyasha mu by'ukuri uragisiga RIB yose. Cyakozwe n'umugenza cyaha umwe wo kuri station ya Muganza. Nujya gusiga icyasha ko hari umuntu wakubitiwe muri Mabusa akamenwa impyiko, uzasiga icyasha His Excellency ugisiga u Rwanda rwose. Byarakozwe n'umuntu umwe. Wapi? Nawe romera nkubwira ngo umutekinisiye w'umuswa cyangwa umutekinisiye udakora kinyamwuga ntago agomba gusebya urwego rwose cyangwa asiga igihugu cyose cyasha. Nimba umupolisi wo mu muhanda aguhagaritse wenda mu kuguhagarika akaguhagarika mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ntago byose uzabyitira polisi. Ni umupolisi waguhagaritse uzavuga uti hari umupolisi wampagaritse cyangwa hari umupolisi wamuhohoteye. Kandi nabyo yaba ari muri RIB yaba ari muri polisi hari procedure binyuzwamo ugakomplaininga ku bayobozi. Ukababwira uti ukandikira umuyobozi wa RIB ukamubwira uti afande narafunzwe mfungwa n'umugenzacyaha witwa Inosa amfungira mu murenge wa Muganza amfunga iminsi 10 arankubita mena impyiko n'ikimenyimenyi dore impapuro zo kwa muganga ngizi dore yewe n'umunsi yavugiyeho dore n'igihe natahiye komanda station yarabizi abo twari dufunganye barabizi umukuru wa RIB kuri station yarabizi mu nkurikirane mu ndenganure. Yego. Ubu ngubu ni ibintu byoroshye cyane. Uragenda ujye kuri website ya RIB urebeho hasi hariho email wohereza email Kigali wibereye mu Bugarama ahita yisoma akanya ahita kurikirana icyo kibazo. Ariko ntuzasohoke ngo ufate mikoro ngo utangire uvuga ngo reka ngo RIB nabicanyi RIB bafunga nabi RIB bamena impyiko. Oya. Icyo gihe nanone ugiye kugeneraliza. Mu kugeneraliza rero niho haturuka ibyaha. Niba umupolisi umwe ukoreye ikosa jya kuri website ya polisi. Wenda tujye tubwira n'abantu niba batanabizi. Jya kuri website ya polisi hariya amanimero ya telefone bariho aho mutanga complaint akarengane ruswa byose. Ufate ya email ufate ya nimero ya polisi wandike email wandikira Fande IGP. Mubwiye ko email ukimara gukanda ngo go send byibura mu minota 20 baba gutelefone. Bati ibyo bintu wanditse n'ibiki bimeze bite dusobanurire. Mu yindi minota 20 ayi wo karere uherereyemo na DPC baba hageze baje gukurikirana icyo kibazo. Ariho muhera mvuga ngo kuri jewe
burya mu izi nzego z'umutekano zacu zijya kugufunga wazinaniye, yego zirabanza zikagurwaza akarengane zikakarwanya zikagira zite ntako ziba zitagize. Rero abantu batandukanye amakosa yakozwe n'umuntu ku giti cye n'urwego, kuko buriya izi nzego ubwo twari twareye muri perezidansi nagarutse hasi gato kugira ngo nze kuzamuka njya muri perezidansi. Aba bayobozi b'ibi bigo, wenda umuyobozi wa polisi afande IGP, umuyobozi wa RIB afande SG, ntabwo nimba batatanze raporo mu rugwiro nk'uko wenda bagomba kuyitanga yuko situwasiyo y'umutekano ihagaze n'akarengane n'ibindi, ntabwo His Excellency yabirota. Azajya kubona abone wenda yicaye ari kwiruhukira ari nko kuri YouTube, abona umuntu atangiye kuvugura mu Rwanda bakubita abantu bakabamena impyiko, abarabirebye ibi ni ibiki, afata telefone wenda ahamagara SG wa RIB ati ibi mbonye ni ibiki, SG nawe akubitwe n'inkuba asange ntabyo azi, nawe ati Your Excellency reka nze mbikurikirane, akaba yabikurikirana no akamuha raporo yimbise ati byagenze gutya, umustafu wabikoze twamuhamagaje i Kigali tugiye no kumufunga se cyangwa tugiye kumukurikirana cyangwa se turanamwirukanye. Niyo mpamvu uzabona hari abakozi b'inzego bataha buri kanya, ugasanga abakozi bari babirukanye, abakozi ba polisi, abapolisi babirukanye, mbere ko babirukana babo baranaza bakanabafunga, bakamufunga amezi 3 6 ukumva ngo yaratashye, cyangwa ukumva nk'umwaka urangiye ukumva ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yasezereye mu gisirikare abanabo mu gipolisi abanaba, burya basezera kubera impamvu zitandukanye. Ntabwo rero wajya kuvuga ngo ajwigiriza abantu, perezida ntafunga. Sinzi yuko ntazi naho batangira ibirego. Na gereza mana yanjye, gereza y'Imageragere wari wamubona. Imageragere ashobora kuba yibona ku mafoto ngo tuyibona ku mafoto natwe. Urumva ntazi naho batangira ibirego, ashobora kuba atazi na procedure yo gutanga ikirego. Rero kuba wavuga ngo ajwigiriza abantu, aho yavuze ngo kujwigiriza sinzi ijambo yakoresheje, biriya bintu birababaje. Byambabaje nabuze aho mpera nsemura nsesengura byanandenze, ariko mu by'ukuri ikibazo si barafinda. Nanjye nibyo nahingiye kuvuga, ikibazo si kugikira kuri barafinda, kuko abantu baraburiwe. Ngira ngo hari naho nasomye ko RIB yigeze kuburira abanyamakuru mu bihumbi 2020 RIB yatangaje ko nta munyamakuru cyangwa undi wari wese wemerewe kuzongera gukoresha icyo kintu. RIB yaragikoze, abantu bagakirengaho bagakoresha ibiganiro bakamukoresha ari amakosa. Iryo tangazo yarayitanze. Amahirwe bari abahungu bagira bajye bashima n'Imana, nuko buriya icyaha wakoze n'icyuhanirwa. Icyaha wakoze n'icyuhanirwa ushingiye ku buremere bw'ibi bintu, kandi kiracya cyo kurakwiza ibihuha igihano cyacu ni kigufiye. Ariko ndebye uburemere bw'ibi biganiro, ubundi hari umuntu na burundu yakayiriye. Ariko nyine umucamanza nta gundi yabigenza, ntabwo yavuga ngo aho umuntu burundu kandi itegeko ryanditse ryazagenderaho. Kirazira banyarwandakazi, waba uba mu Rwanda waba uba hanze y'u Rwanda, kirazira kikaziririzwa gukina n'ibiro by'umukuru w'igihugu, gukina n'umukuru w'igihugu. Buriya twebwe dufite n'umukuru w'igihugu ufite umwihariko, ukomeye cyane ugereranyije n'abandi ba perezida bo muri Afurika. Impamvu nyamukuru afite umwihariko nakubwira udasanzwe, ibintu yagiye akorwa mu bikorwa yakoze muri iki gihugu mu myaka 32 ishize, ni ibikorwa by'indashyikirwa. Yunze abanyarwanda, yahagaritse jenoside yakorwaga abatutsi, afata abicaga n'abiciwe bose, agira ukuntu abahuza, agira ukuntu yunga igihugu, ukuntu yubaka igihugu. Biriya ni ibintu by'agaciro abanyarwanda tugomba guha agaciro, tukanubaha, tukanabimwubahira. Iyo atabikora uko yabikoze, bamwe muri twe nta nubwo tuba tubasha no kwicara muri ahangaha twicaye n'izi kamera ngo tuzifate, ntituba tukibasha no gukanagira muri uru Rwanda, tuba turi ibicibwa. Urabyumva neza? Bamwe muri twe kandi benshi muri twe. Ibi byose ubu bwisanzure dufite, kuba tubayeho, kuba dufite umudendezo, yabigize mu ruhare rukomeye cyane. Ntabwo ari umuntu wafata ngo muze guha interview musazi ngo ajye kumusesengura. Oya, urugero rwa hafi rebeje wowe n'umutipe wavuze kuri Museveni mu matora, bahise bamukubita imyaka 20 ako kanya yihuse. Hano rero nibwo yavuze ngo u Rwanda ngo rukungaye mu kwica. Hari ibihugu wavuga umukuru w'igihugu kuriya ntunaramuke.
nicyo kikwereka ko batanicana babaye bicana kuko uriya yakara yapfuye kuko njye sinkubeshye ndi na perezida akamvuga ibigambo nka biriya nta nubwo namujyana mu rukiko nashaka aho umufungira nkamwihorera. rero mu Rwanda haba icyo bise demokarasi. rero mu Rwanda haba irya tegeko no kwigengesera, ariko mu kwigengesera kw'abayobozi bacu nabyo bizajya bituma nanone abasazi babamenyera. Oya nyine uriya rega kuva afite ikibazo we ntitwamurenganya, abashyizeho kiriya kiganiro abamukoresheje babizi neza. rero reka nkubwire mu busesenguzi bwanjye, buriya RIB nubwo yafunze si batatu bafunze, hafunzwe Barafinda Fred, hafunzwe uwitwa Japhet niwe Mazimaka Japhet, hafungwa n'uwitwa Nyiramihigo Mazimaka Patrick na Nyiramihigo Japhet, hafungwa na Mazimaka Patrick na Japhet. Buriya dosiye nimara gutunganywa neza, kuko urumva Barafinda asanzwe afite n'ibyemezo byo kwa muganga, ubwabyo ntabwo afite platform yanyuzaho amakuru. Cyo ni icyambere. Kandi experience je mfite ahanini abantu bafite ama platform nibo bajya kwishakira abatumirwa. Bivuze ngo Barafinda baragiye basanga yari ibere mu buringiti hiryamiye, baramubyutsa baramuzana bati ngwira tugende ujye gukora ishyano. Ikindi ahanini maze kubona amacano maze kugendaho jewe, iyo yagezeho ntabwo ari wowe ugenda babwira ibyo ugiye gukora, akenshi uhagera aribo bafite icyo bari bukubaze. Bivuze ngo ari abahungu bamutumiye bana biteguye bazi ibyo ari bumubaze. Barangije bari banazi neza ko afite ikibazo cyo mu mutwe, bamukoresha amakosa, bamukoresha ibyaha, bamuvugisha ibitavugwa. Umunyarwanda niwe wavuze ngo bateye ku karere, bateye ku karere. Bari abahungu rero wishe ntaririrwa ntibagire uwo baririra. Hanyuma kuri Barafinda, nimba RIB ifite records zuko asanzwe arwaye, nimba RIB ifite records ni karande ni ibintu bitatu, izo record rero RIB kabizi ifite yagize no kumufunga ikanabibona, barongera bazubure bazirebe muri parike nibo bazamwirekurira, muri parike cyane RIB yanamurekura burya. RIB nimara kumurekura ikiri bukurikireho babahungu babiri basigara noneho baryoza ibyo bakoze, kuko ubundi nyamukuru bari abahungu nibo banyira bayazana pe. Uko byaragenze kose niyo yaba yarabyivugiye ku giti cye nibo basohoye video. Nibyo mpamvu nagusobanurira nkubwira ngo bari abahungu nibo bamutelefoniye baramubwira tuze kuza dukora ikiganiro, bamukoresha ikiganiro. Ni abantu bakuru bazi ubwenge, bumva amagambo yavuzemo atavugwa. Ni nkuko wabona umuntu ukamufotora yambaye ubusa, warangiza ukabisora kandi uzi neza ko ubwabyo na YouTube utagiye no ku mategeko yo mu Rwanda na guidelines ya YouTube ntabwo zemera ko umuntu yagaragaza ubwambure bwe kuri YouTube. Urabyumva neza? Warangiza ukagenda ukabisohora. Nicyo rero uriya yakoze. Nabonye umugore we arimo avuga ngo umugabo we buryo bamutwayemo ntabwo yabyishimiye. Umugabo buryo bamutwayemo ntabwo yabyishimiye. Uburyo bamutwayemo bwo simbuzi, ariko burya 90% RIB gutwara neza, cyangwa se polisi igutwara mu buryo nakwita ngo by force. Iyo ushatse kunanira cyangwa kurwana, iyo ushatse kwinangira, bafite uburenganzira bwo baguterura. Ariko iyo bakubwiye ati tugende, ukababwira toke mureke mpindure nari nambaye costume sinayijyana muri mabuso uko nshobora kutagaruka, mureke nishyiremo agatiriningi wenda n'agapira kandekuye n'amasogisi kubera imbeho, fate n'uburingiti tugende. Bashobora kuvuga ati nikuye kuri burarese, ukababwira ati yareka niteganyirize ntabwo bimvura ndabigarura nta kibazo. Ariko iyo babwiye ati ndaje tugende ugahita wifungirana mu nzu, ubu utangiye kubera ko udashaka kugenda ku neza. Mu yandi magambo iyo utagenze ku neza ukabarwanya, nabo ni abantu bagomba kwirengera. Ntabwo rero tuzi uko bamujyanye, uko biri kose bamujyanye neza kuko aracyariho. Yaba baramujyanye nabi ntabwo abakiriho, sibyo? Yego. Iyo bamujyana nabi ntabakiriho. Inosa urakoze cyane kuri ubwo busesenguzi. Noneho reka twihute cyane twambuke n'umupaka turebe ese hakurya muri Kongo byifashe bite, M23 AFC bimeze bite, amakuru ahari na yahe? Hakurya ibintu byongeye bibashambaride, ibintu byakomeye cyane, ibintu byakomeye cyane byongeye biba bibi. Abanyarwanda baravuga ngo byasubiye rudubi. Magingo yafiteyo Kagoma
Kagoma rwose zimaze kumpa amakuru afatika. drone zawe kabisa. Za drone zanjye njya nkubwira. Drone basigaye bazihanura niyo mpamvu basigaye nkoresha Kagoma. Drone barazana ari igihe igenda nkayibura. Kandi zirampenda. Basigaye nkoresha Kagoma rero. Kagoma rero zavuyeho zambwiye ko uyu munsi wa none aha habayeho igitero cy'ubushotoranyi mu isantere bita Sange. Iyo santere nkunda kwivuga cyane. Iyo santere nkunda kwivuga cyane, abana baherwe ko bari gusaguza cyane n'abari gukina. Ni abanyeshuri. Ni abanyeshuri ariko nta kibazo reka bakinira. Nicyo kikorera ku gihugu gifite amahoro. Bari gukina mu gihugu gifite amahoro, barisanzuye abana nta kibazo. Isantere yitwa Sange nkunda kwivuga. Ni isantere iri mu birometero bitari byinshi uturutse mu mujyi wa Uvira. Ni isantere ikiri mu maboko ya mama 23. Ejo rero abasirikare ba Kongo binyaye mu isunzu bayiteramo igisasu. Kwanza n'uyu munsi burukiye rero. Bateramo igisasu kitagihitana abasivile 5 mu isoko. Urumva kugira ngo utere igisasu mu isoko kweli. Utagetinga kigera kigwa mu isoko nuko ufite target nyine ubuhazi. Bamwe baravuga ko gishobora kuba cyatutse ni Burundi. Kuko n'umundi Sange iri hafi y'u Burundi. Cica abantu. Ubwo urumva rero ibyo byabaye bibi cyane. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bitumye bigaragaza yuko nta mutekano twari twagira mu gihugu cya Kongo cyangwa se muri South Kivu. Ariko Innocent utararenga aho ngaho, ndibaza aba barwanyi ba FARDC, Wazalendo, bari abarundi n'iki byose, iyo bajya gutera igisasu ngaho mu isoko, ntibanatekereza ko bashobora ko hari famiye zabo zirimo cyangwa ntabwo famiye zabo zibamo muri biriya bice? Icyo kibazo baje kirakomeye na cyiza, byanga bikuru ntabwo famiye zabo zabura. None se urugero rwiza FDLR ziba kera zikiba hakurya ngaha za Masisi na za Kibumba na hariya mu kibaya, zijya zifata imbunda zikarasa mu Kinigi. Zari zibaye ko mu Rwanda n'abanyarwanda bene wabo, kandi iyo zitashye zirazitaha inyinshi umva ko zituruka Musanze, Nyabihu, Rubavu, kandi hari niho zirase naho zitera. Bivuze ngo zitera mu miryango yabo. Ntabwo wamenya rero umuntu wamaze kugera mu mitwe wabaye nk'inyeshyamba uri ku rugamba niba bayacanganikiwe mugani wawe kugira ngo atekereze abavandimwe be, ntiwamenya ibiba biri mu mutwe we. Kuko mu isoko hari abantu b'abaturage bari kwihigira, bari gushaka ubuzima, badafite aho bahuriye na politiki. Mama 23 niyo muri kurwana nayo, ifite ibigwi iraramo. Watagetinze icyo kigo cya mama 23 kwari wasi icyo gisasu. Nkuko nayo nimba igiye gutagetinga ni tagetinga abasirikare ba Kongo baryanye cyangwa abarundi yo gutagetinga hari abasivile. Gusa ahantu hari abasivile mu mategeko mpuzamahanga agenga ibintu by'intambara cyo bita international humanitarian law, harimo ibijyanye na protected objects. Iri jambo nkunda kurivuga cyane. Protected objects ni ibintu navuga bidakwiye kuraswaho, bikwiye kurindwa, biba bijyanye n'ahantu hari abasivile batari ku rugamba bagomba guharindwa. Waba uzi ko hari abasivile ukirinda kuharasa. Iyo uharashiro nka kuriya muri munsi y'intambara yarangiye, muri akara kantu abantu bakanditse ahantu ntugire ngo karangire hariya, bari abantu 5 ntugire ngo birangire hariya, barabashyingura ariko one day bazabona ubutabera. Uwabigize uruhare wese bazabwa ubutabera, ariho bavamwe ibyaha by'intambara, war crimes cyangwa se ibyaha by'inyoko muntu, crimes against humanity. Bashobora kudafata umusirikare warashe icyo gisasu abantu batanyumva nabi, ariko uwitwa ngo ni komanda wabo, uhagarariye ingabo muri kiriya gice, ntabwo yabicika. Utanga green light ngo murase, ari cyo bita, yaba yabivuze atabivuze, hari cyo bita command responsibility iyo bagiye mu byaha by'intambara. Bari abana barasaga bate kuki utababujije? Byari biri mu nshingano zawe kubabuza. Niyo mpamvu ubona muri 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi no mu gihe cy'intambara, abasirikare bato bo kwa Habyarimana uyu munsi none nta kintu babazwa. Nujya rusha mu bagiye bafatwa uzasanga harimo abantu b'abajenerali, ba General Kabirigi n'abandi, cyangwa bari ababagosora. Nuko aribo bari ku ruhembe rw'ubuyobozi, bari bafite kubwira abasivile cyangwa se n'abasigati ibyo murimo mubireke. Ukumva arahiga witwa Mpiranya Prote ujye mwumva? Njya mwumva bamuvuga. Baramushatse baramubura, baramuhiga agatuza karashya, kumva umukoboyi yagiye kwibera muri Kongo, ararwana afasha Abazimbabwe baramukunda ati ubu n'umuhanga,
bagiye gutaha arababwira ati nimumfashe dutahe. Barangije kumufasha ngo batahe, bagira batya barataha baramujyana. Bageze muri Zimbabwe bamuhindura amazina bahita bamwita Samba Ondumbe. Yego. Yibera aho ngaho barasiceka. Isi irahiga, Amerika ishyiraho miliyoni 5 baramubura. Kera kabaye baza kuza kumenya ko yapfuye, bajya kureba imva ye basanganitseho ngo Samba Ondumbe. Basanga yari yarahindura amazina. So impamvu nari ngaruye uwo mugabo rero ni ukugira ngo mwumvishe ko abajepe b'icyo gihe, apana babubu, ab'icyo gihe presidential guards zayoborwaga n'uwo ngo Mpiranya Prote. Ese uyobora abo ngubu uramuzi ko yitwa? Uyobora abajepe bubu? Aya ndaguca mande ragora byeri, yitwa Afande Willy. Gusa Afande Willy. Willy byonyine? Oya hari n'irindi. Nikubwira sinaryo. Nawe naryo. Ariko ntabwo imico ya Afande Willy imeze nk'iya Afande, sorry, imico ya Afande Willy itandukanye niya Mpuranye Prote. Kure nta n'amahuriro. So impamvu nari nkubwira rero ngo nari nzanyemo Mpiranya Prote no kugira ngo mwibutse yuko icyo bita command responsibility niki. Ibyo abajepe bakoze. Bari abajepe bo kwa Habyarimana. Ibyo bakoze byose bakica abasivile, bakica abaturage muri mujyi wa Kigali, byose bijya kubazwa byabajijwe Mpiranya Prote. Niyo mpamvu babyita command responsibility. Ubwo muri make uko byagenda kose bari abaturage 5 bishwe n'igisasu bizagira ubutabera. Bazagira ubutabera, wenda si uyu munsi si n'ejo, ariko nkubwije ukuri yuko one day bazagiraho bakabahabwa ubutabera. Ariko umusozi wa Fizi njya numva bakunda kuvuga cyane, hari ahantu bimeze bite ubundi? Umusozi wa Fizi. Fizi rero Ifizi ni nko mu birometero nka ngiye kugenekereza, I'm not very sure, ariko ni nk'ibirometero nka senkani cyangwa Swasani. Ubwo rero Fizi ni agasantere navuga ngo kameze nk'akihagazeho urenze umujyi wa Uvira. Kabamo na activite nyinshi cyane cyane z'ubuhinzi n'ubworozi. Iyo ukarenze rero ujya aho bita kuri Puezero, turaza kuhagira mu kanya. Ari wari umuhanda ujya Iminembwe n'uwo ngo ujya za Fizi ukomeza ujya za Baraka. Byumvikane rero ko intare za Sarambwe nubwo zavuye Buvira, byumvikane ko hari intare za Sarambwe ziri Isange, urabyumva? Hari n'iziri Fizi. Yego. Bivuga ko umujyi wa Uvira n'ubundi wawufite bari hagati bawugose. Isange ni mumare niho unyura ujya Buvira uvana mu Rwanda. Ifizi uba warenze Uvira nkuko wava kuri Nyabarongo hari ivuye ku Ruyenzi. Yego. Sange yifate nka Ruyenzi. Ukaza ukambuka Nyabarongo ukagera i Kigali. Ugahita ukakomeza mu Bugesera cyangwa ugakomeza i Kabuga. Ugahita wigira i Rwamagana. Warangiza ukavuga ngo Kigali sinyifite kandi ufite Ruyenzi, ufite na Rwamagana. Hano hagati ukavuga ngo nimwe mugumyemo ntacyo, ahandi ukaba wikomereje. Bivuze ko wagiye Rwamagana, egare ko na Kayonza yenda kubi yawe, egare ko na Kirehe na Ngoma byose bishobora kuba ibyawe, egare ko na Nyagatare na Gatsibo bizaba ibyawe. Uwasigaye Ruyenzi bivuze ngo Kamonyi, Muhanga, Ruhango byose urabifite. Yego. Kigali ni isigaye yonyine. Ubwo mbigiranyije navuga kugira ngo abantu abakunzi bacu babyumve neza. Rero mu byukuri nuko intare za Sarambwe na FARDC intambara bahanganyemo iracyari amayobera matagatifu. Iracyari amayobera matagatifu kubera yuko ubu nta nubwo wamenye utunga urutoki ngo ninde. Intare za Sarambwe ziti twasohotse Buvira. Yego. Iyo muvuze Uvira umwaka kwe gusohoka mu karere kose bakisubira nk'Ibukavu. Basohotse mu ni Murongo, basohotse ubundi nakagi gatoya. Nkuko wasohoka muri Nyarugenge hano muri Nyarugenge umuhanda ndari mu mujyi ukagenda ukicarira Nyacyongo ngo nasohotse mu mujyi.
nawe Gisekedi yarangiza nawe akaza akarasa abaturage. Ubwo rero byumvikana yuko ku mpande zose baracyaryaryana. Birasaba ko bagomba kumva agaciro k'amahoro, bakumva akamaro k'amahoro, hakasuzumwa niba nta na nyirabayazana uri muri uru rugamba. Umuterankunga ninde woshya undi, nawe akavuga ati cisha make ibintu biri kwica abaturage. Ya ntambara sinzi ngo izarangira ryari, kuva kera intambara yanze kurangira. Iriya ntambara yo kurangira izarangira, ariko kugira ngo irangire hari ibintu bimwe na bimwe Gisekedi agomba kwigoma, kuko ngewe mbona ari we wizira. Kimwe mu bintu azira ni uguha ijambo FDLR no gukorana nayo. Icyo ni icyambere, kiriya nicyo kintu azira, kiriya kintu kiretse ibindi byose byakemuka. Kuko kiriya kivuyeho n'ibindi byose byaba urwitwazo ntibyaba bigihari. Kuva kera uravuga uti twarayiretse FDLR natwe turi kuyihiga, ariko nyine nyuma ugasanga n'ubundi bari kumwe. None se nk'ubu ngubu drone yanjye mu kanya yari kumenyesha Kagoma ivuye i Bujumbura, yari kumbwira yuko perezida wa FDLR bamwita Byiringiro Victor afite umugore wa muri Amerika. Perezida wa FDLR yabaga i Masisi, abonye Masisi bikomeye arahava ajya kuba Warikari aho bita Gahembe. Narabibabwiye inshuro nyinshi. Warikari bayifashe na Gahembe, arahava aragenda ajya i Bujumbura. Ubu niho ari i Burundi. Yakuyeho inzira imujyana ikamugeza i Burundi. Ninde wamwakira akamuha icumbi. None ubu tuvugana umugore wa muri Amerika yaje kumusura i Burundi amaranye iminsi. Uburundi bwakiriye umugore w'perezida w'ibyihebe, biramucumbikiye, arongera afashe indege asubiye muri Amerika. Ayo makuru mba nkubwiye n'amakuru atari uvumbi Kagoma ziba zimaze kumanukana. Neva yarangiza agasakuza ngo ngo Rwanda ngo rumwiyenzaho. Ayo n'amakuru atari uvumbi, nimba presidence y'u Burundi igiye ko nyibeshyeye cyangwa niba ukwirakwiza ibihuha ibyamagana. Kagoma yawe biri imbere cyane. Kagoma birimo ndani. Ndakubwiye ngo indege yazanye uriya mudamu nayo nayikubwira. Niyo yatashye nayo. Nabonye akavideo Neva ari kwivugishwa ngo yarwanyeho n'inkotanyi ngarazizi ngo abaturage batuze ne bakagiye bagira ubwoba. Ngo igisirikare cy'u Burundi ngo barakizi. Byo ngibyo byo gukompara ibisirikare sinyambi kompara. Ariko nawe ukurikije amateka ubuze uko ibikorwa birivugira. Ngende by'isasu byavugiye Goma. Ndi umuntu ndi sinakongera kuvuga. Nabireka. Iyo nkubwiye ngo Kagoma ziba ziri indani, sinagereranya ibisirikare nkuko wari wivuze. Amateka azajya yivugira. Sinzi impamvu, ariko aho ravuga ngo u Rwanda ruzamutera ura kompara. Wari wumva perezida wacu icyo bivugaho? Icyo tuzi, perezida wacu yatubwiye ati muhumure, muryame musinzire, ibindi ntibibareba. Gahunda ni yayi. Twebwe ni iryo jambo ry'umukuru w'igihugu tugenderaho, ibindi byo kuvuga ngo bikibye twe ntitubizi ibyo ngiyo twebwe. Reka ngushimire Innocent. Yego, nanjye reka ngushimire cyane Bwana Elia, kandi nishimire n'abakunzi bacu, ndetse mbibutse gukomeza kumenya gukora subscribe, ndetse na like, ndetse na share kugira ngo tubahe ubusesenguzi bwiza. Mugire ubugoroba mwiza, mugire weekend nziza.